je nshaka kubakubita bagahangayika rukumva se kandi usibye utangiye ni ariko reka abantu bakubita bazimu baba ariko shareka skazarirwa ari gutiganda imitungo ya rubanda bafite rezo ni impamo ya Mungu. Papa se ari imitungo y'abantu. Umva nkubwire ahubwo akazi ni kenshi hari ahantu. Hari igisaza cyitwa ngo namabyariro gifite amafaranga. Noneho abazimu batera kwinshi. Nkubu wicaye gukora iki? Ko ndeba warize wahogoye ubundi wabaye iki? Cecekeresha gagaho kabaga kari ku wundi karahandurikaga ariko iconze ico ikatatamana narabivuze bivuze ko babiguhaye kandi wakuroza atigeze akaraba yaba yarandogaga nkahitana nipfira bikagira inzira nese ubundi uriho yewe ni nkaho nanapfuye ubu ngubu ugiye kwaka cya cyangombwa cyerekana ko umuntu ariko ntacyo baguha akarorera n'ubundi byaba bihwanye nese wahagujwe ni we tata we fura ndakumva wa musazi ntaco nawe itukire none ko mwabonye ugwaho ndaje ngiranya ndavuge nti ntewe gikundiro urukubona nanje ndi umuntu w'umugabo nawe uri umuntu w'umukobwa gerageza ureke tugere ndaranyitegereza randeba hasi yazamuka hejuru mbona agahinda karamwisha amaso ge karahindutse arangije arambwira ngo unugundi munsi yari afite ishingiro ubundi ndabizi nawe usa nkaho uhambye mu gobo nta wakugezaho igitekerezo ngo umugire inama nzima njye se wari wumva hari umuntu wanteye akadobo kubera uri igihwerahwere nyine ndamaze ubundi se uganiraga nande ninde muvugana n'abakuru kantu k'ubwanwa bubi gusa kwirirwa karazunguruka mu ngo za rubanda nibyo kazi none umusenyi y'umuryango yewe n'amabyariro yewe n'amabyariro ndi mukuru bana gutogoza njye nanywa n'urwagwa kamwe nzobye ubwo se yari kukwemera ati nakubwira ko wapfuye uhagaze hagara guca nkamubwa tuvusome ijambo ry'Imana tugire ngo naho turagira tutagire sindi ari kusuzugura ari kubona urandusha ako se kuri kimara andusha amaboko sha kuri kimara ariyo mpamvu andusha iki karico ndi kukubaza icyo kurusha ni kimwe ciki ibyo musoma urabura kuvuga ngo soma ijambo rya Nsabi ukavuga ngo soma ijambo ry'Imana nese kari ry'Imana yumvaga ari ryawe ntazi nkoraga iki ntari bijanye no kubwiriza ubutumwa bwiza ya papa nese wabwiriza ubutumwa bwiza nawe utari mwiza ako sha mwaye reba ukuntu uri kibi mwaye mbwira ninde wakwemera wabwiriza ijambo ryiza uri kibi kari cyo ndi kukubaza hebe ko kimeze urembwa mu izina rya Yesu ngaho agicucu ngaho nzi igihe se hose nko muri iki gitondo uje kugira uti uje gusura ndi hano ese mu gitondo ntago mo muri abantu ku buryo wambwira ngo hano muba mwabaye ibikoko mu gitondo wenda nzahindura gahunda zo kuza kubasura mbese ko ndyama abantu bo muri uyu mudugudu
umuntu uzabakizwa n'iki kubera umunwa wawe ugenda umunwa warabushyungushyuye. ntabwo njye kukubaza mu bantu bose batuye no mudugudu wanyereka umuntu ugendana umunwa we mu mufuka ku buryo wambwira ngo nzawuziranye Sudi ikindi kintangaza kubera icyo mubona umunwa ntimubona amatwi ntayo mumbonana ntayo ngira. Abasore b'inaha bose bari kukwirukankaho bari kuguhiga. Barabaze iki abo wemereye abakobwa ngo bazaba bashyingira urabona utaza bagwaho. Ikintu nanga ni amatiku mu buzima bwanjye. Jewe ntuke njya he ndakubwiye ngo ikintu nanga ni amatiku. Urumva nyebwira nimba mwamarimo kuko yari yantumye ikibanza kana kibazo. Ibintu byo kumbwira ngo uragira uti ikize uragira uti ikibanza bivuze ko agiye kongera kugura ikibanza atambwiye. Atakubwiye ushinzwe iki? Uri umukomisiyoneri ushinzwe ubutaka ushinzwe imiturire akumva uzi ko ugiye gusara ahubwo rero ntabwo ari ikibanza urumva ntabwo ari ikibanza n'ingarigari uzabaze amashami ku izina ry'Imana. Ingarigari se nibiki? Wowe nimba ujya ngo ndakubeshya uzabaze amashami. Mashami se mubaze iki? Uzamubaze nimba nawe adafite ingarigari. Ubwo ntago nakubonye. Komanga mwama arimo hariyo. Arimo? Arimo kugenda nta nubwo nakubonye nagiye. Ariko sereka nkubaze. Wajya usurira habugenewe urusurira mu kanwa nkande? Asura imbeteze gasura imvuzo. Ase mwami yashatse umugore cyangwa nagaca. Yesa kweze wa mahane. Sinabivuze? Yashwe. Reka nkubwire rero. Wowe ikintu kikubereye. Cyakora harantu nshaka kuzagutembereza. Suri umushuti wanjye harantu nshaka kuzagutembereza. Nabonye bo bagenzi bawe. Hari parike hamwe barumuna we biti bitera. Naho nzakujyana sha. Wagiteraho. Uvuye iwawe karesa ahubwo amagufu uragavana. Uravuze ngo ndimbwa. Imwese. Kandi ntisubira ibi bintu bizangiraho ingaruka. Kuta umukobwa ncika. Mfite Bibiliya, mfite karuvate, mfite amarinete ganje n'ingofero. N'ikote. Guta umukobwa ncika. Reka nkubwire none ukuntu wowe bizanagucika. Haguruka tugende kwanza. Tuje. Haguruka nkujyane kwa muganga. Kwenda iki? Haguruka nkujyane wewe urabona uri muzima. Wowe urabona uri muzima. Mwizina rya Yesu ntunyinireho naguhanyoko. Nakuri bata. Ndakujyana kwa muganga washa no. Kandi kunyura hejuru. Wanyana w'imbwa wenda kuvuza mu izina rya Yesu ahubwo ari wowe. Kankureke. Haguruka kubita. Akose bamfashe ndi gukubita. Ubana n'ubumuga bwo mu mutwe. Agiye kwita umusaza ariko ntago uriwe. Ahubwo murimo benshi. Ndigendeye washa no. Amahoro mwana. Nangize ngo ntabwo urimo. Ese ndavuganaga ibikino uramukunda. Ariko uriya mugore ikibazo rwose. Ariko nizere kutambwiye bimwe by'ikibanza. By'ikibanza ariko ramwamereka mu bwezo kuri sibyo. Usibye ko naturutse mu rugo mu mutwe wanjye ari cyo kintu kirimo. Nta kindi kintu kiri ku rurimi umunwa nyine ukancika ari ku rurimi. Rwahatirije rubivuga ukuntu ariko ndwana narwo ariko ruri naho ubundi twarurwanya ese ubundi ugira ibanga ntamubyara njyewe ntamubyara ubuzima bwawe ayo wewe njye ngira ibanga hahandi yo sinziriye urumva nkaribika byibura nk'amasaha 20 nk'iminota 20 mu minota 20 iyo nsinziriye zuru utanteje uriya mugore umubwira uburyo ngenda ngura ibintu bitandukanye ahantu hatandukanye mu ibanga urabona utamunteje ariko sibyo nyine wenda ururimi kubera ko rwakoze ikosa ryo kuba rwabivuga ariko bora niherera ndaruhana njyewe ururimi si urwanjye ndaruhana kanje nkoreka none so umuntu
uno munwa wanjye uzankora uzi ko umeze nk'uwa karibuzo. Umukongo si mama ni umurogano. Yewe sha niko gashatsi Niki si? sikuru kuvuga nicusa wabaye iki? K'ibyo mbwira nyine cyo mpereza ku izo nkari zawe mcyo guhohomera. Amazi gananiye ganze kurenga umuhogo neza neza. Ugize nk'inkari. Ugize nk'inkari bijobe. Wanyaye muri ibyo biganza byawe ugateguka gutomera. Ukagutomera. Ari wakigabo we. Bijobe cyo wowe. Hari igihe nzagufata nkakudunda. Uranyumva? Nkakudunda nkagucira ibyo bikote byawe byatwagurutse wagira ngo nakayunguruzo kayungurire impuzu. Imbeteze. Nkari. Nkari. Ariko gasa na nubu kwisubiraho byarakunaniye. Yes. Ku buryo uzumbwira hano ngo nze ngo ingari ngiye ncuruza ingari. Ariko niba ubutatwubashe ntiwakubaha nago mafaranga gacu tuzanaga. Amafaranga sugira yaye. Aha. Bacuruzi baragwira. Copfa kuzana mpe kuroha yose. Yewe. Nimwe bacuruzi mukwiye kubaho. Cozana mpe ureba ko nagira amazi ganze kurenga mu muhogo. Urarya uri menge. Amacinya nago rero. Ego ni inyana. Do. Gira. Utangiye gutinda zawe hano se? Cyo mpano hano. Tonde. Wazashatse cya kintu bafunduzaga. Gatsinde murananyibira. Mazi garigana. Uraza usaba inkari ariko kumukuzi horo urarusha umuserebanya. Waka inkari rangiza ukazimu. Bwera. Ariko gasa. Usigaye urumva ko kuri igiki. Ya? Chitonde none se urukugira ubundi tubigenze dute? Ariko urabeshera ubusa gasa nkubwiza ukuri. Umunsi hagize undi muntu ushinga akabari hano. Uzabura reba. Nubwo we yaza ari gucuruza amakatsi wenda. Kuba wari wicaye hano wenyine. Nsubira mu tumesaje abantu babanyandikiye ngo mbasubize. Ngo nagufite irungu ndavuga ngo reka nze nkuganirize. Uzuganiriza. Kanya se wamenyereye. Kuganira se bisaba kumenyera. Nta kibazo. Meze neza. Meze neza. Nta kintu mbaye. Hano iwanyu narahakunze. Uzahigumire nta kibazo se mu rugo se. Ntacyo bitwaye. Urisanga. None se mu by'ukuri ntabyo ngo uba mu Bwongereza mu Butaliyani. Mu Bwongereza. Ahubwo nawe uzaze udusure. Ase uriya munsi wageze hano wari uvuye mu Bwongereza cyangwa? Oya nari maze iminsi mu Rwanda ariko nari naragiye muri famille. Ko waje utageze kwa mukecuru? Nari naragerayo nagombaga kubanza kujya ahandi hantu. Hari aho byari ngombwa ko mbanza guca. Hano ufite ubwitonzi bwinshi. Kanya uwo mwanya si wawe. Igira. Ntabwo wicaye we. Igirayo. Iyi mizigo se yawe se?
kunyegera nsabaze se ni murumuna wawe ese murumuna wanjye ko uri umugabo wanjye uri umugabo wa murumuna wanjye oya ntabwo ndi umugabo kwiyegereza kandi harimo mureba icyoroshye Kanyana umva uri naho ku muryango ma nuko niki ariko mwana byaje yamaze akubu noneho reka nkubwize ukuri ibintu byawe bimaze kubihaga bimaze no kugera hano wumva ikintu nshaka kukubwira ibintu byawe nabivuyemo nyo nabivuyemo oya umugabo wawe wamugize zahabu we ni zahabu zahabu gusa ahubwo ibere ry'agaciro kurusha zahabu niki nirihe umugabo wanjye umugabo wawe zahabu yanjye we orohamo ni zahabu yanjye hanyuma se reka nkubaze kuri murazana akavuye mu kazi urumva bizagenda gute muraza ndakabije none se kuba nari mwicaye iruhande buriya wabonye nari mutwaye nyine nagira ngo abibone yuko nyine atarabukwa abone ko nyine ngo cyashye ngira ngo nyine atabona ko wumva kubeshya ahubwo urimo gushaka gukina n'ubwenge bwanjye reka mwana hari ukuntu mwiyegereza nkumva biri kundya ahantu biri kunshimasha mu kuntu ako kujya wireba ukuntu busa ese ubundi uko bizi ngiye umugabo wawe ndamukeneye ntabwo ndahangaha kubw'impamvu ni n'amafaranga none rero uzabyimenyera ibyo bimberavuye hoya nta bimenyetso urabona akagenda uri kunyinisha no se buriya waba uri mu bijya kubera yawe utose yagusomye asomande Kanya njye namuhaye amahirwe yo kunsoma njyewe